Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro twige ikoranabuhanga. Ubu tugiye kuganirira hamwe uburyo bwafasha mwarimu gutegura quiz cyangwa se ikizami akabikora mu buryo bimworoheye. Hano turifashisha AI. Iyo AI nagisaba gukoresha prompt yitwa save to. Nk'ibisanzwe uraza hano ku search bar wandikemo save to akadomo AI uhite usacinga uhite uyigeraho. Numara kwigeraho uhita ukanda hano get free. Nugira hano iyo ari nk'ubwa mbere ubanza wakora registration. Aho gukora ko ngenza ngikoresha ntabwo biri bangiza kuri registration. Nino hano ariho uburyo bwinshi ushobora kuyikoreshamo, ariko twe tugiye kwibanda mu buryo teacher ashobora kwifashisha ari gukora quiz. Tuza hano nurangiza tuvuge wenda ugiye gutegura wenda quiz cyangwa se examen wenda yo muri P2, wenda tuvuge dufate nk'isomo wenda rya set. Okay, rero wihutano ujye kuri search bar wandikemo e-learning, ujye gushaka igitabo online kiryo somo ugiye gutegura. Ubwo tuzano duhitemo P2, turangiza tuze hano duhitemo Lower Primary. Neho nongere size hano wituza hano muri P2 ugiye gushaka wenda tuvuge tuzane set. Turangiza uhita ukidownloadinga umunyeshuri ni iki. Okay, ubwo kiri kuba download kandi reka mite isavinga kuri machine. Ino hano ikintu uhita ukora uretse uza hano kuri upload file uhite uhakanda uhita ugenda ujye kuri download ujye kuri cya gitabo umaze kudownloadinga uhita cya-uploadinga muri AI. Okay, ubona ko namaze kucya-uploadinga. Leta nza hano mitemo ibibazo wenda tuvuge hano harimo gushyiramo ibibazo 5 biterwa wenda na quiz cyangwa exam ugiye gutanga. Reka tuvuge wenda ko ari quiz ibibazo wenda 20 ariko wemerewe kugeza ku bibazo 30. Nendo hano hitamo level, ushobora gushyiraho medium, ushobora gushyiramo lower bitewe n'ibibazo ushaka gutegura, nimba ari byoroshye cyane, nimba ari birimo hagati cyangwa se biri high. Rekenera high thinking. Reka duhitemo wenda ibiri high. Neno ndayitanza bitemo hano ururimi ushaka ko birazamo, reka mitemo biri ko biraza mu Cyongereza. Boneneho iyo urangije wituza no kuri generate, bitu generatinga ugategereza umwanya mutoya, ntabwo bitinda. Ubona ko AI iri ku generatinga. Nkana rwose iyo iri mu generating rwose waba wigire mu kazi kawe ushaka ukagaruka yarangije ku generating. Urabona ko ibintu byaroroshye. Okay, wow, urabona ko yarangije ku generating. Hano quiz ushaka guhita uhereza abana. Eno hano twabanza ko verifyinga cyangwa se tuza hano kuri download. Bago uburyo bwinshi uhitamo, ariko ibyiza bituhitamo hano kuri PDF cyangwa se ugahitamo kuri Word. Reka mitemo hano kuri download. Nene reka ndebe ibibazo imaze kunkorera. Ubona hano imaze ibyo wankoreye ni primary 2 science elementary and technology quiz. Ubona ikibazo cya mbere bambaye n'igisubizo. Hano bamana n'ibisobanuro, sibyo? Igukira biba bimeze. Nino warangiza ugatujyana kuri printer cyangwa se ukabanza wakweditinga ugakora bino bisubizo nizi za analyze, warangiza ugatujya ku editinga ugatujya printinga kuri bikajya ku mapuro ugahita biha abanyeshuri bagatangira bakabikora. Kuko mutazi kubyetinga nuva uza hano ukaza hano nyine biba byagiye kuri machine yawe saved. Warangiza ugahita ubifungura gutya ugahita ubihindura muri Word. Ukaza hano ugahita ubihindura muri Word, ugatekereza bikabanza bikajya muri Word. Iyo hano bimaze kugera muri Word biba byoroshye, ni ukugenda uhindura uko ubishaka, sibyo? Ubu nk'ibi bisubizo ugenda ubikuramo
nubwo tubigenza. Nyine hano ukaza gushyiraho wenda title, ugashyiraho title kari ikizami cyangwa se ari quiz ya set yo muri P2, barenze ko abanyeshuri bagahita babikora. Iyi AI nayikora mu buryo bwo uploadinga gusa, ahubwo ushobora no kuza hano wanditse text warangiza ugashyiramo hano title cyangwa se ugapestingamo prompt cyangwa se text y'ibintu ushaka ko ikoraho quiz cyangwa se exam. For example, ndeka twandike ko igomba kuducreatingira quiz wenda kuri atoms and elements. Hano urandikamo atoms and elements. Iri ni isomo ryo muri chemistry. Elements wenda ushaka kongeraho and compounds. Warangiza wenda ugahita uzahara n'ubundi ugahitamo ibibazo ushaka ko irakeretingamo. Reka wenda tuvuge ko ari ibibazo wenda 5. Hano tubigire kuri rowa, hano dushyiremo ko biraza mu Cyongereza, n'indangiza mite generating. Hano n'ubundi uhita utegereza. Urabona ko hano ise irangiza kubitegura. N'ubundi nk'ibisanzwe ubwo uhita uzahara n'ubundi ukajya kubidownloadinga. Reka tubereke iyi AI rero ni agatangaza rwose, kubera ko n'ikinyarwanda ikeretinga ibibazo byiza cyane by'ikinyarwanda. Nuba wenda hano reka tuvuge wenda kiye kudukorera uturemajambo, ikeretinga ibibazo ku turemajambo n'amategeko y'amajwi. Uturemajambo reka wenda ko biraba ibibazo 10 imbere kiri hano, wenda reka mbishyire kuri medium nta kibazo. Nyine wenda ahita mbishyira ndashaka ahantu handitse ikinyarwanda, indimi hafi ya zose ziba ziriho. Ikinyarwanda ngiye cyane tukigezeho ndacyemeza. Nyine nk'ibisanzwe mitenza hano kuri generate, buri ntegereze. Urabona ko ise irangiza. Ikibazo cya mbere yavuze ngo igena amajwi ryiga iki mu rurimi. Reka turebe. Urabona ko duteguriye ibibazo byiza cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi reka tugarukire aha, ubutaha tuzaza twiga n'izindi option ziri muri iyi AI uburyo zikoreshwa. Tubibutsa gukora subscribe kugira ngo n'amasomo y'ubutaha azabacika, kuko tubafitiye ibintu byinshi cyane bigomba kubigisha, ibintu by'ubwenge bijyanye na AI, bijyanye n'ikoranabuhanga, ibintu byose turi kumwe. Ciao ciao.